bakuvuga ko agomba gushaka abakane barize boyfriend umuhungu atangira kwirotera afite imyaka ingahe ntabwo isi kutatwaye neza utarize imibare buriya niyo mpamvu ugenda ari kuba umuhanga ngiye numvaga mate n'icyongereza mu buzima bwanjye noneho uzi imibare cyane mate ndayumva iba mu bwonko bwanjye. Yes Esther, burushete 100 kuri 500 ubwo wakwishyura ngahe? Ngo iki? Imishiti 100 kuri 500 wakwishyura ngahe? Hey y'all, come look at this. Imishito 100 siko muyita se kuri 500 ndabara ngiye gucudukora rero nakunda gukoresha udukoni ngaho ba ubwo oya tamaga mubwira ubwo brushette imwe ni 500 ku mishito 100 numve dibara ariko shyiraho mikoro bari twumva numve imishito 2 ni 1,000 imishito ni ubwo yabara amafaranga ngahe yabara amafaranga ubwo nakwishyura gufata kanumve mfate gatanu kafate 50 gukuba 100 n'ibihumbi byasa gufata telefone oya ese cyara telefone nta telefone ufite ndagiraga nuza nagendaga kakanuza je papa yararangure kakanuza bakaraba barisha bakita ngo iki bakita bakaka mashini bakitaga ngo kira karita Catrice winazari amaga ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we Yes, nongeye kubaha ikaze kuri IM Irakiza Media TV. Nkushimira wowe wakoze subscribe ukabudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Nange reka nkubwire nti nukuri amafufu amafaranga agufrebe nge muri kumva kuri mikoro inyuma ya kamera ni wa muhungu wanyu Dani Rutarimba n'ibinyoma titatere cya Mutabazi ngintore idatoragura amayugi. Ibyo rero koko sindimba n'ibinyoma kuri ubu ngubu mbafitiye amakuru atari hivumbi ko muri How Move Limited ku bufatanye n'Inziga Foundation yabateguriye irushanwa. Reba buri muhanzi wese ubyifuza ko iryo rushanwa umuntu uzaritsinda azahabwa akayabo k'amafaranga 500. Ku bindi bisobanuro rero ushaka gusobanuza buri kimwe ugomba guhamagara kuri no nimero igendanwa 0785888832. Reka nsubiremo ni 0785928232 ubundi ugasobanuza. Murabizi muri IM Irakiza Media TV ntabwo tujya tubazanira amakuru ariho ibihuha. Gerayo ubahamagare ubundi nuwumva bafite ibinyoma uzagaruke umbwire. We ko muri gukundana cyane nararangiza kurangiza intro yawe. Nese wowe wavuze turi mu byacu turi mu rurove. Muri mu rurove to love nzova araguhitana. Ese naguze umushire wanyu mfite sana cyane shire wanzovu pateri emuga ariko se ntarajya kuri umugani nabo pateri muri gukunda niwe mugabo wanjye bro. Ariko rero nawe uri gusazira mu bagabo benshi niwe mama kibakwira. Abaye bagabo benshi harimo Nzovu sibyo? Undi wa kabiri mwivugire pateri. Uwa gatatu na wundi ubwo sicyo ni ikiju. Uyu nguyu ni uwa gatatu. Uwo ni uwa gatatu. Unyumvire. Uwa mbere ni pateri. Uwa kabiri boyfriend. Uwa gatatu Nzovuze. Shan iki kiganiro nakibona Nzovu. Shanda. Iki kiganiro Nzovu nakibona. None naguze indirimbo yasohoye ari ku ndirimbo. Indese pateri. Yaririmbye gwiki? Esa bomo za izo nyashi. Niyo yagusohoreye.
oya ariko nzi ko nongo mwicaranye aha ngaha atari ruti mva ni muto si gitare kamuha ikaze nawe yitombe. ubu ndi gukora ibishoboka byose ndi kuwa kabiri. Uri kuwa kabiri ariko iri joro ndarara kuwa mbere. urara kuwa mbere ese ariko nagufashe mikoro byibura noneho ibaze ko byatangiye ari njye uri kuwa nyuma nzovu mba munyuzeho ubu ndi kuwa kabiri iri joro rero iri joro ni bivuga ariko ndebe site oya sinkuva iruhande boyfriend iri joro iri joro iri joro ninjye nawe iri joro ninjye oya muririmbira ka gatunda ariko muririmbira gatunda ndirimbira akaririmbo ushaka uburyo uri kumva ndirimbira akaririmbo gatunda ushaka uburyo nshyiriramo ngo urandeba n'amayashi agatunda bayitangiza ngo turaza kwirira agatunda ngo hari igihe bizansaba no gufata keredi ahubwo numburira agakenesi shamana nyirandi mu mana atazambwira nabi oya ntabwo yakubwira nabi kandi urimo oya wowe kuririmba uko ubyumva wowe yirimba uko ubyumva wankunze na mani na body na chiniki yelele ishyiraho mikoro kuririmba neza komeza agatunda turaza kwirira agatunda boyfriend tuguhaye ikaze hano kuri IM ndabizi ko atari ubwa mbere ariko tangira ubiyibutse neza. Nitwa boyfriend Patrick Patoro w'imetoma nkaba nyiri metoma muri city gutigite noti ndenete este sinzi ukuntu ribonye te gusa utanyita twiri batantwenga oya sha utanyita twiri batantwenga onyita umutwaro twara abatware nzajya nkutwaza ikitwa imitwaro nubwo iyo mitwaro yaba ari intwaro ngewe izo ntwaro nzazitwara kandi nzitwara n'ikitwa ubutware urasabwa kunyita umutware gusa isite ubundi ukabindekera ese site we ntabwo uzi kumusubiza ariko mana yanjye wumvishe ko azagutwaza imitwaro yose ngo nzakubera umusare ni umutware urasabwa kunyita umutware azambera umutware cyangwa usubiriremo sinzi ukuntu urebonye ati utanyita twiri batantwenga ahubwo gutwenga ni uguseka uri kubyumva utanyita twiri batantwenga unyita umutwaro utwara abatware nzajya nkutwaza ikitwa imitwaro nubwo iyo mitwaro yaba ari intwaro ngewe izo ntwaro nzazitwara kandi nzitwarane ikitwa ubutware icyo usabwa ni ukunyita umutware gusa deni bendo kabindekera wabyumvishe of course uki of course none se ndagira ngo mwibarize ese nawe boyfriend mubwira ijambo waba utarigeze ubwira abo bagabo bose iyo nkamubwira ngo ukise na nyine we ritegura ujye ubwira umuntu mukundana nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi uri imisambi hige neza uri kubwira bariya cyangwa ninjye ariko site oya nere kuba nduhira abandi have nosi Nzamugurira fanta dufatanye urukundo. Ngo uzamugurira iki? Fanta dufatanye urukundo. Umugurire mitsinyi mutsindagire. Utsindagira urukundo. Nzagura primus dupimusira abantu. Umugire mute? Dupimusira abantu. Ubwo gupimusira no kugira. Ariko ese waraye? Naraye mu rugo bro. Nandes. N'umugabo wanjye. Indes. Peteri. Ariko se murumbwire ni iki kintu waba warakundiye nka Peteri? Wowe umubonye mukundira iki? Nje ntago mukunda ndumva. Azubona agapira saki. Nanjye hari filime namubonanye kamubonanye. Buri inshuti ibiruta n'umugabo buramubana. None se esite. Sibyo? Wazambabariye. Ukanyereka amayashya. Amayashya. Ahubwo n'ubu tugende. Amaki? Amayashya. Ariko se bari babona nko kurakara kwawe. Bari babona nko kurakara kwawe. Njye nago nyandaka. Ndagira ngo ujye umbwira ngo ushaka kuzakina filime sibyo nk'uwo ni umugabo sibyo mumbare mukore nk'akantu kaga content muri mu musebanye icyo bita listen we don't judge
uzi kivuga cyo kubabara murajya musebyanya uko murebana urumva uko muzi uko uzi umugabo na boyfriend nawe ajya gusubiza uko azi umugore uko azi umugabo ubwo boyfriend ni umugabo wowe uri umugore ubwo twagiye ugiye kumurira ugiye uramera nk'umugabo utashye wasize nta kosho wasigiye utaye wasize tayari content iruzuye urumva yes noneho utaye wasize jewe ibintu bindeshye kandi murajya mubwirana amagambo nta gukoranyaho nta gukoranaho taha wasinze ubwo mikoro tuyigire gutya taha wasinze we yarajya avuga umuhereze mikoro nawe uvuga umuhere uyimutunge yesi yewe siteri ku mpambuzi n'ubundi nakuzanye mbona uri kibi wa rugore we abagore bose baragusumba ubu nsigaye nikundira Jeannette sha yewe urasha Esther iki kigoryi cyagiye Esther karame nkanjye mfite udutwenge none se umuntu ugiye gukina filime twagiye komeza reka tube seri none se kuri guseka umva action twagiye action yasharira reka abantu bakinyi bazinagarore zose bazisangamo wemera nk'umusinzi nongewe nk'umuntu wasize nta kosho wasize mu rugo rwanjye none ubwo uraje iseseme none ngenda ubwo ndaba ndi kureba gutya uko ureba ntabwo tubizi wowe gusa urajya umubwira amagambo y'agahenura muhina agahenura munuza ko ariko yes Esther wa mugabo none uharatashye mana cyangwa wakigora igihe mana uyu mugabo Esther mu kabara karara mu kabari cyangwa mana kuko ngiye kurara nkubitwa ijoro mana iki kigore ntabwo kiri kumvara ariko Esther wi banavugiye igihe cyose banavugiye ntabwo wakigora urananiye niyo mpamvu ngiye kuzarongora Jeannette wowe ugasubira iwanyu n'ubundi amafaranga erega nagukoye ngo kirankuramo inkweto amazi ari hehe reba siteri ni igicucu ni ikigoryi umugore ni Jeannette gusa ese tarangwa kirakanaguzwa ushaka kundoga Esther ushaka kundoga ariko Esther se wajyaga bambwira ngo iwanyu muraroga ndakuzana ariko nkuzana mumirije ariko ngenda mbyibonera sinyisoma agacupa ubu ndi umurokore kera narajyaga mu kabari n'abakananga n'abandi uyu mugore ni umurozigo n'iwabo bararoga njya kukuzana wakigoryiwe kiri kujya ese uri kurongera ese ugiye kundoga ese uzi ko bambwira ngo wamaye agatsima ko mu matako iyo wubatse ubana n'umugabo uri kumva agataha yasinze niyo yaba nakazi yakuzaniye wowe gandukira umugabo uwo mwenda wambaye umutuzi ukuntu bawita si igitambaro se gisanzwe igitambaro gisanzwe hari izina ryacyo numvishe wakita ngo iki nyine wowe ucyambaye mbwira jewe kino nzi ko bacyambara umuntu agiye kuryama cyangwa agiye koga kugira ngo hatajyamo amazi nyine izina ryaryo bagita ngo iki cyo naba nkubeza ntabwo gicamo amazi ntabwo cyanyuramo amazi icyo bakita ngo bonete mu kinyarwanda igitambaro ubundi ngo bayita bonete aho nawe buri guhinda nk'ako kantu baragakuye he Esther ni umusirimu kano ni umuntu wangereza kuko amakera zamani kano kantu uzi imyaka nkamaranye saa k'umukecuru se sawa nyine kano kantu ko kagura 5,000 cyose uko nguko uhagaze nk'amafaranga angahe inageza nyine se gurangara nje ntago mbizi se ko ntari umukinnyi nje ntago ndi umukinnyi Esther zigura 25 ubwo nyine uko uhagaze umwenda ukuriho ubwo uhagaze nk'agaciro k'amafaranga angahe mbabara ni make ya man sije ino jezi nambaye y'amafaranga menshi
iyo wambaye amafaranga menshi wambaye angahe kuvuze ngo ni make ni 40 cyo namba ni umwenda 40 iyo wambaye umwenda menshi wari umuki ni wa 40 ni umwenda wa 40 oyazi none ubwo wambaye make ijeze 2020 ni menshi sha ariko ni dress ntabwo ari niyanze siminde se niyanzo uyuhe ayo no wapateri reka kutubeshya kuri no wanzo ayo no wapateri mwana uwo no boyfriend boyfriend uwo mupira ntabwo umuzi kuri pateri nayo muzi kuri we niwe buri gihe nyabunana nkubonana ase reka nkubaze boyfriend hari ibibazo ujya wifuza kubaza Esther bya hatari ngo haye umwanya bimubaza esite sibyo wagize amahirwe yo guhura na Peteri bya n'amahirwe yo guhura na Nzovu sibyo Peteri ajya abana no afite ubumuga bw'amaso sibyo Nzovu afite ubumuga bw'ubugufi sibyo ku ngingo y'amayasha bose buri muntu afite icyo byagize ibyo byabangamiye icyo byagabanyijeho mu kubijyanye n'ubumuga bafite shab kuri Peteri we na hamwe harani neza Peteri agatera nk'iminota ingahe mbabarira cyane wowe subiza hano kugira ngo nsubize igihe cyo niyo twamara n'isaha yose nyende kubaza rumva hari igihe aba yabyutse neza sibyo n'igihe aba yagize iki ubwo yabyutse neza agatera iminota ingahe yaramwenye nsubiza ibibazo biri mu bwenge nawe ibibazo nagisubiza neza ibyo nta bwenge birimo oya subiza ibyo kubashije reka reka ni nkongorera ntacyo bitwaye boyfriend ndamwize n'abandi boyfriend nango ni ngwiki wibese boyfriend ngo ni ngwiki netanwanga nagatege yigira nawe niko mvuze shaka boyfriend kirane bose nge nkurikije ukuntu angana n'iminota 9 nzovuze burarenga isaha uvuze isaha ase Esther isaha ubwo wanyereza isa mukundana n'amasaha 10 mwayamarana n'amasaha 10 ariko ubwo umuntu mudakundana n'amasegonda bayakurambiwe ari akaganiro nageze kubona uri kumwe na Nzovu mwari mushwanya ari kuvuga ngo yaguye amafaranga ariko ngo mubikora kubw'amafaranga nese este Nzovu wowe ni iminota ingahe ngiye bamba nifitiye amatsiko rwose shaka n'amasegonda nabiri ukuzi inkoko oya se iki kiganiro nakibona uravuze ngo ni nk'inkoko arabipe ni bipe muraza aryo maze gura n'abagabo babiri nese esite buriya sibyo ubuzire bwa Peteri n'ubuzire bwa Nzovu uburaresha ubuzire bwa Peteri bushaze ubuzire n'iki ubuzire n'iki ubuzire n'iki ubuzire gusa ntago wabwumva akagahambirwa wimeneye buri yindi mbwira Esther tukana mu kiganiro nsakuriza nawe uratanye bwije ubuzire bwa Nzovu ni burebure ubuzire n'ikizi ubuzire n'iki ubwo tugereranyije gusa ubugabo ni kabanda oya nago nigire mbireba ntabyo nzi ariko wagerageza abantu mwahuye sibyo nuko Imana ntabyo nzi pe nasinziriye uba wasinziriye neze byabaye rimwe shamani mu nkuramo amagambo none nanjye reka nkubaze manzu nsubize oya manzu nsubize nese urabutansubije urambaza ngenda gusubiza nawe sheri wawe mukorana amasaha angahe ngo nyumvira mwe nyine musubize sasa kubashije nose nge yansubije nanjye ndagusubiza nanjye wabajije nansubize nanjye ambaza shamba Peteri binavuga nibyo yabwiye ati ibintu bizajya ko ujye ushyiramo akiyu gasubiremo ako kantu akiyu kumva ashaka guseka ushyiramo ubwenge ajye ushyiramo iki ngo ugiye ntabwo numvise nyina akantu waravuze ngo iki niba ari hakiyu Mauki niba ari hakiyu mushyiraho mikoro bivuga ari tubyumva ngo ushyiramo iki ngo niba ari hakiyu w'inazari hamagara ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we niba ari hikiyu akiyu IQ hakiyu Jesus is Lord. IQ ujye ushyiramo nyine akantu k'ubwenge boyfriend nanjye mbaze nako kamusubiza reka banza kubaza
mbwira nawe umara amasanga kugira iki iyo uri mu gikorwa cyo kugandukira mu buriri ntabwo ndashaka ahambirwe nawe tuvuga ko nta kintu rwose tuvuga ko nta kintu ukora nta kintu nkora se nanjye nta kintu nkora ahise kutamusubiza nanjye nta kintu nkora nkora uturimo tw'amaboko nanjye nkora uturimo kandi wambwiye ngo ni ngo wambwiye nabyanze noneho nabyanze iyo mu rugo rwose ushobora gufata isoko ukayishyira mu cyuma ngo nsubize nanjye ndagusubiza nabyanze banze nsubize ngaho reka nkwisabire sibyo ndimanzi wowe wazamfasha ukamanzura umuntu waturutse mu cyaro ukaza i Kigali abakobwa barakwirukagaho noneho wabaye umusitari ubu nabarira ubuntu uburana ndinjiji uburana ndinjiji waje kwifatira hano unganya mveresiteri mwa ubana guhera ubuntu ngaho uzabinkorera mfite umugabo oya ese ntabwo buriya waca umugabo wawe inyuma sinumva ngo biryoha bisangiwe se ubundi ariko mbwira Steve njye nifite ikibazo kugira ngo umugabo we wamuca inyuma haba habaye iki wowe ushaka umugabo wawe utamukunda utamukunda kugira ngo umuce inyuma ni ukuvuga ngo abagore bari kuri iki kiganiro bakaba baraciye abagabo babo inyuma urambabarire njye nijye wivuze nta muntu mvuze njye nshobora kubana nawe nagukunda njye nkaguca inyuma kuko nagukunda njye wivuze kugeza iyi saha umuntu uri kureba iki kiganiro akaba ari kukibona ari guca umugore w'inyuma gira ijambo umubwira ntabwo nabamenya niba ari kukira iki kiganiro gusa nyine bari bibi buriya umugabo yaguca inyuma ariko iyo umugore agiye agenda agiye bwira aka kanya umuntu uri gutereta umugabo wawe ijambo ushobora wabanye rwose tugera mu kabari n'abakobwa bavuga ati niyo wambyarira umwana aho gukora tuba turi kumwe akavuga ati ntabwo nyambikomfirimaho nyine ubikomfirimaho gutuza kuko nyine baramukunda abagore abakobwa baramukunda ubwo nuvuga ngo nta jambo umufitiye iki wari umbwiye ngo mvuge igira ijambo ubwira umukobwa uri gutereta umugabo wawe kandi umuvuga umureba nawe arabizi iyo bamuhamagara we mufite umugore ubwo nuvuga ngo nta jambo wamubwira simbabwira iki koko mana yanjye umugabo uko yatereta siko njye nagenda njye nshobora kugenda nkagenda ngiye ariko umugabo ashobora kugenda agateta akagaruka mu rugo rwe nuko rero urumva harimo system sanse shawari hose yarapfuye system charge system nyamara sitera yasigaye ese ntandu multiprise na surprise bitandukanira multiprise Mauki na surprise multiprise na surprise ni kwa kuntu ushaka kuza nk'ubu boyfriend atazi ko ndibuze kumuzanira agapira nkakamutunguye nice none ibindi warumbajije multiprise ni nuza bacomekamo subiramo nyine bivuge byose ugenda uhera ku cyambere nsubiramo cyambere ubu sura byobya kakanye hamwe barahacaginga siko bavuze bahita ngo surprise ushobora kuzana ikintu ngatungura boyfriend minute please mini please mini please ni mini please ari sini please bivuga nyine mani ndabacaginga mu mani sharijeri mani cyangwa nyine bayita ngo bayita minute please na surprise multiprise na surprise niho bitandukanira je kubaza boyfriend yanyibasiye iyo ufite iyo shati ya kaki yego ni imwe yego iyo yifuza iyo shati yego yumira iminota 5 yego ufite ayo mashati 5 yose ukayanika yumira iminota ingahe icyo kibazo nagisubiza nanjye numvireho yose uyanikiye rimwe nyine iyo shati ni imwe urayifuza kandi shati yumira iminota 5 ariko ayo mashati aba amashati 5 yose urayafuza uyanitse hariya ubwo ayo mashati yose arumira iminota ingahe 5
Nice. kuki ataba 15 kandi ari amashati atanu Arega ndabiza amaherezo uzangarukira uzanshira ariko oya hita umwemeza boyfriend mweme yego umuntu akubwiye ngo demokarasi ni iki ngo demokarasi ni iki ngo gisubize subiza demokarasi ubundi demokarasi iyo bavuze demokarasi n'ubu cyane cyane iyo abantu bari muri demokarasi demokarasi subiza kwikwiri nagira vuba ngiye kubivuga mu cyongereza noneho host abishire mu kinyarwanda host arabigushira mu kinyarwanda nyine araza kubigushira mu kinyarwanda ndabivuga mu cyongereza mbishire no mu kinyarwanda kugira ngo n'abanyamahanga babyumve turanabijuwana subiza demokarasi ni iki demokarasi is the government of the people for the people and by the people. Bishire mu kinyarwanda. Ababizi muri commentaire mumbwire. Demokarasi. Reka mbibarize mwese aho ngaho ko muhari ko muri babiri. Mbese muri make n'ubuyobozi bw'abaturage. Reka mubaza ngo reka sitere ngiye mwana mfite. Reka mugiye ubwo niba mugiye aho ngaho mu buyobozi reka none mbibarize. Umujyi wa Kigali ugira uturere tungaye? Butatu. Kera est. Umujyi wa Kigali ugira uturere tungaye? 32. Urakoze cyane akambere. Ushyiraho mikoro. Kicukiro. Gasabo. Huye. Ruhango. Nyanza. Ruhengeri. Uko twese turi mu mujyi wa Kigali, uko twese n'utwo mujyi wa Kigali. Umbaje twahehe. Umbaje ko mujyi wa Kigali. Kahambirwa wabajije nabi nawe. Nibyo wakubajije. Byo nabajije na. Ngo ni butatu. Aribwo Kicukiro. Ni dutatu nanjye numva uri kumbaza. Ngo uvuga kandi mvuze Kicukiro Gasabo uvuga kandi. Oya ni dutatu. Akambere. Kicukiro Gasabo. Kicukiro Gasabo na Nyarugenge. Niyo twarumvishe umujyi wa Kigali. Wabuze ngo rubone bungahe? Ugira bunuza bungaye bwa bundi bwose. Okay. Ngo nubuki bungahe? 32. yewe data we Shusho. Baba we. Este nabo bateye nka bakirere. Esther ugera mu mujyi wa Kigali wahageze ryari? Kubera se ushaka kubimbaza uzabimbaza ikindi gihe. Oya bimbwire ese suri umutave wanjye se 2019. 2019 ubwo umaze imyaka ingahe? Wayibaze wowe hano 2019 2019 agiye guca udukoni ya 20 21 22 23 24 25 ubwo ni tungahe ubwo ni imyaka ingahe? Numva se yaba ari mikeya. Kuva mu stereo watawe. Jewe bwanjye namaze mu rugo imyaka 6. Mu rugo iwanyu? Kandi maje gutandukana n'umugabo maze uyu n'umwaka umwe n'igice hafi imyaka 2 igiye kurangira. Ubwo naje 2017. Kuko corona yaje mbana na papa w'umwana. Noneho nibyo mani. Ubwo umaze imyaka ingahe nyine umujyi wa Kigali? Ubwo kanumve ubwo ni imyaka 7. 3 n'igice hafi 7. Si boyfriend ikibazo cyoroshye cyane. Ni ikihe kintu ukigera mu mujyi wa Kigali cyagutunguye? Ibimodoka. Ibimodoka. Ibimodoka? N'ibimoto. Byagutunguye gute? Nabona nkabona ari byinshi nkabona ndamutse nyifitemo nayoberwa iyanjye. Abandi yari hari ukuntu winjira mu modoka ari ubwa mbere. Ukazabona abantu ngo ibiti. Ugenda mu modoka
wicaye mu modoka ariko ntabwo nikibibona ubu warakuze i Kigali nzi ko nta muntu wambara bodaboda nka boyfriend rero Kigali ngo dusanga nibo bambara bodaboda ahubwo ikindi kintu numvaga njyewe bodaboda bacitaga ngo wananze ku murenge oya kameramani akinjirire mu cyerekane ka turebe icyerekane muri kamera niko Imana wacu bacitaga ngo yananze ku murenge yananze ku kuko urumva iyo wajyaga no ku murenge cyangwa nicyo kintu cya mbere banzaga kubona twabaga dusa gutyo si ubwo twabaga dusa gutya ko ni keza nangeze ngo cyangwa harimo iseba oya bisa nabi ku mucyaro abizi koko kugira ngo uzoze kweto shumi twaganira rimwe n'imwe mu cyumweru kuri mikoro Kristo mubaza iki kibazo umenya ko wakuze we wabwiwe n'iki cyese ko njye nahise mbana n'umugabo niho wese umenya ko wakuze ubwo umukobwa wakuze bwira nk'umuntu uri iki kiganiro wa mukobwa nubona ibimenyetso njye nkigera i Kigali nakoze ahantu ubundi babanje bandanyirana akazi ko mu rugo makora umunsi umwe kubera kuzinuka ryawo najya kuvuga ngo nzinduke ngo noroshe gutorosha nibaza gutorosha ni gute gutorosha bimwe by'itoroshe njyewe kandi gufata itoroshi nyine ugatorosha ntugende uri kumva urumva mama yarambwiye ngo nimbyuka mu gitondo ngo noroshe ndibaza gutorosha ni ibiki nyine biranshanga njye ndiryamira nk'umwana wavuye mu cyaro nyine n'umunaniro akorekore njye mbwira n'abamabuja mujye mubabarira abakozi mubohereje tiki nibwo bakize mu mujyi wa Kigali urabwiye ngo babyuke saa 11 ngo babyuke batorosha gutorosha kuko bari bubimenye njye nariryamiye mani nk'umwana ageze nyine nzi ko nyine i Kigali kumva akazi ko mu rugo karavuna njye ndiryamira nk'umwana ageze kwa dadi ngo yarazana n'urumbura wavuye mu cyaro cyo gukora akazi none se mbere yuko ushaka umugabo si cyane Kigali ndi umwana nefite akanyine 18 uwo mugore azarambwa ngo nimbyuke arazarambwa ngo urumva we yabyutse nka saa moya hafi saa 2 nanjye gwari nisinze n'umunaniro mane wose n'imodoka mane ngo se ngo kona kubyiye ngo byuko utorosha ngo utatoroshe hari nase gutorosha natorosha nta ibintu by'utoroshe simbizi ahita avuga ngo arambwa ngo byuko nkwereka amereze torosho amvomesha mu ndobo iyo nzu ukuntu yanganaga broski umwana uvuye mu cyaro nkuyemenye kwikuburira imbuga ntabwo iyo nzu ari kwishobora nese mubabwira mu mete cyenge nsubire wacu kandi utakoze nararize nararize shumi ndavuga mu mete cyenaye ndaza nihingira iwacu ubu usubiye mu cyaro kanisubira mu cyaro nuko ugeze mu cyaro ngeze mu cyaro rero umuntu areka Kigali ari umunsi umwe Kigali uhita uhakumbura umuntu abamamagaye ati ngo nangira akazi ko muri restaurant bandaje makora ukwezi kumwe nibwo nese nshaka na papa wo mwana nibyo nyine bindi muri restaurant kwezi kumwe ubuzima babutangiriye aho ngo muri Kigali nuko mpita nyine nshaka umugabo tumarana imyaka 6 ubwo ahubwo nyuma nibwo ahubwo nahise nisanga mu bundi buzima nuko bukomeze no kuri ndi kamera nabindi none se uwo mugabo wa mbere niwe Nzovu oya no twabyaranye none se nyine winsakuriza nabyo mvuga umwana bahe abana na papa we ngiye gusa ndikubwira abantu mw'abantu mukoresha abakozi bo mu rugo niyo mpamvu nge nihaye intego umukobwa wanjye sinshaka kumuzindura sinshaka kumubwira ngo kora iki uri kumva ngomba kumwubaha nka murumuna wanjye nkamukunda ninanamutoteze niba uhamagaye umwana w'umukozi wo mu rugo umenya ko nawe ari umwana ejo yavamo umuntu ugasanga nawe yaparitse Benz cyangwa benzine hariya akanagwara ifuti aparika benzi naki na benzine gasubiremo ako kantu benzine si amavuta y'indege ayiwe ese indege barayiparika ariko ngende kwibaza ahubwo hejuru mu kirere habamo umuhanda burabagera igihe kigera bakavamo hari nyine urabona niyo tugiye Gisenyi tugera tukava kwa Nyirangarama tukafata ibyo kurya n'ibyo kunywa bamwe bakanyara ahubwo abantu bari mu ndege bagera bakabavanamo nabo bakiranja muri kirere ndandise nabizi none wumva ko no mu ndege bahita bagera simbizi bose uramutse ugiye ku kibuga cy'indege babwira ati mugire kwa Nyirangarama simbizi nyamara no ku kibuga cy'indege kera mana yanjye ku kibuga cy'indege hari umuntu merekejeyo
kera koko. wabonye indege Rwanda ye. inki Rwanda ye. shyiraho mikoro nyumve neza ngo ndi kuvuga Ariko shyiraho mikoro nyumve neza ira ndege bita Rwanda ye. Rwanda Air none se indege wabonye ifite umushoferi Ntabwo isi utatwaye indege utarize imibare. Buriya niyo mpamvu ugenda ari kuba umuhanga. Ngiye numvaga mate n'icyongereza mu buzima bwanjye. none uzi imibare cyane Cyane mate ndayumva iba mu bwonko bwanjye. yes Esther ni ukuvuga ngo hariya ukunda burushete hariya burushete 100 kuri 500 ubwo wakwishyura ngahe Ngo iki? imishito 100 kuri 500 wakwishyura ngahe Imishito 100 siko muyita se kuri 500. Ndabara. Ngiye guca Rero udukoni nakunda gukoresha udukoni. ngaho ba Ubwo oya tamaze mubwira. Ubwo brushete imwe ni 500 ku mishito 100. Numve. Dibara ariko shyiraho mikoro bari twumva Numve imishito 2 ni 1,000. Imishito ni ubwo yabara amafaranga ngahe? Yabara amafaranga ubwo nakwishyura gufata kanumve mfate gatanu kafate 5 gukuba 100 n'ibihumbi sha byasa gufata telefone. oya ese cyara telefone nta telefone ufite Ndagiraga nuza nagendaga kakanuza. raraki Je papa yararangure kakanuza bakaraba barisha. bakita ngo iki Bakita bakaka mashini bakitaga ngo kira. Karita Catrice. subiramo ako kantu bakunda Karita Catrice. bani iki shyiraho mikoro Ayo mani ni kaka mani ntago nabisubiramo. nyine subiramo Karita Catrice. none se nyine wasanze ari amafaranga angahe wakwishyura amafaranga angahe Cyeka nyine mfashe nuzi telefone nkashyiraho. nyine susungeye se kuzi mate Imishito 100 kuri 500. Ufata 100 gukuba na 500. Ubwo nakwishyura 120. urakoze cyane wakwishyura 120 boyfriend wowe ninga Nobe 500. Genda bisobanura nk'umufilozofe. abaretse agiye kubara baretse agiye kubara shyiraho mikoro bari mushyiraho mikoro 5 10 sibyo? Turagera ku 100 5 10 ashyire ku ruhande ubwo 20 ni 10. 20 ni 10 30 45 40 30 35 45 55 ni 105. ndikumva ashaka guseka urakoze cyane kandi imbere y'ibihumbi 150 ingahe Shaka kanyamfasha telefone nkabivara. boyfriend imishito 100 kuri 500. yego Mbona uvuga ngo iyo uri gukuba imibare ariko ugakuba imibare ari imibare uri gukuba nyine ari wenda umubare wose wafata ugakuba na rimwe kuri iyo rimwe hariho amazeru kumva wandikura uwo mubare ubanza ukomeze ukongeraho amazeru yo kuri akurikira ya rimwe nimba uri gukuba n'igihumbi rikumva ubwo urandukura uwo mubare ugiye gukuba n'igihumbi nyuma wongereho amazeru 3 kw'igihumbi n'amazeru 3. Niba rero ari 500 uri kumva gukuba 100 urandikura 500 kwari nyuma wongereho amazeru 2 uhita ubona ngahe 50. Nice. ubwo ni ukuvuga ngo imishito 100 kuri 500 y'imbu bingahe 5 n'amazeru 4 ibihumbi 50. Esther nibyo Shanje mana ngiye imibare yanjye cyane n'ubu natekereje ubwonko bwanjye barenda gutakara. none se Esther baguhaye ibihumbi 100 urumva
bakubwira ngo uhe boyfriend ibihumbi 20, urumva uhe umukozi wawe ibihumbi 5, urumva nawe wihe amafaranga ibihumbi 40. Wajyana angahe mu ntoki? 35. Nice. Siko wayarangije. Boyfriend, karame mumpera ubutumwa. Mumpera ubutumwa. ongera usubiremo. Mumpera ubwo butumwa. Gira ubutumwa umuha nyine. Esther. Esther, naraye ndose ndore ndoro ndeba sha. Rero narakaye. Oya ndeba ariko Esther. Imishiti ijana kuri 500 n'ibihumbi 30. Kayiwanisha kuri phone. Imishiti ijana kuri 500. Imishiti 10 ni 5 sibyo? Ni imishiti 10. 10. Ese ibyo bireba hano kuyubutse umutwe. Nuko mwishuri wari umeze. Bikaba 10. Sibyo? Shabara we. Reka dusoze ikiganiro ngo Esa soze ikiganiro udusengera. Mbere na mbere ujya gusenga uranza ukatura. Atura. Mana umbabare gutukana. Umbabare umuntu wese narebye nabi. Umbabarire kuvuga no gutsindwa. Mana ndi hano imbere yawe. Hano ngo ni kuri I am. Turana kuri cano bita I am. Nicaranye na boyfriend. Kandi boyfriend zikari ya boyfriend y'abakobwa. Sinzi impamvu rero yise boyfriend mana yanjye. Ubwo ngiye ndashaka azambwira ubusobanuro bwa boyfriend. Mana ndakwinginze kugira ngo uzibane natwe utugirire neza uturinde umwe satani. Boyfriend agiye gutaha iwe mu rugo nawe ngiye gutaha. Nura munyamakuru agiye gutaha iwe ugendane nawe umurindi binyabiziga bigenda byirukanka. Hari igihe ugendana nk'umumotari naboneka igikamyo cyangwa kira cya rukururana akahita kijyamo hagati umuntu akahita titira. Mana jubaha rwose gutwara bira binyabiziga Mana byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Duhe ubwenge ukomeze kutugirira neza bisabye nize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Boyfriend ajambo uvuga. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiye ku Irakiza Media TV. Muramutse murwaye twabarwaza, uwabarwanya twamurwinga, twanamugwira ari no mu rwuri. Icyo mukwiye icyo munywa cyose mukwiye agakesi. Yes, reka nkushimire wowe twatangiranye ikiganiro kuri IM Irakiza Media TV tukaba tukirangizanyije. Niba wari wagiye gukora subscribe ndakwibutsa kuyikora kugira ngo utazajya uvumba ayo wengewe. Ngiye mwari kumwe mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi rutarima n'ibinyoma intore datoragura amayogi. Ikiganiro no akagaruka.